ihimbazwe niyo itwongeye akanya nanone ko kuganira n'abakunzi ba Fine FM mu kiganiro ijuru ntirikorerwa. Itwongeye umwanya wo kugira ngo tuganire n'abakunzi ba Fine FM ikiganiro cy'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza burimo imbaraga ihesha umuntu wizeye wese gukira. Rero turaganira dushingiye ndetse tunagendeye ku ntego ibwira abantu ukuntu ijuru ridakorerwa, ariko nanone ntitubarekeraho, tunababwira uko riboneka. Ijuru ntirikorerwa ariko nanone rirahari, kuko Imana nayo ihari akaba ari ryibamo, ndetse hakaba hari n'abagomba kuzarijyamo. Kubw'icyo rero ntidutuje, turahari kugira ngo dutangaze ayo makuru meza y'uburyo ijuru riboneka. Ni ku mpamvu z'uko kandi abantu bamaze igihe barikorera, abantu bagerageje bakaba batararibonye. Rero twagize amahirwe yo kugira n'abashyitsi n'abavandimwe, turabana muri iki kiganiro. Navuga nti Freddy urakomeza, hanyuma na bene data bakomeze batwibwire tujye twakomezanya n'abatwumva dushimiye Imana. Urakoze muvandimwe David kumpa ikaze mu kiganiro ijuru ntirikorerwa. Nk'uko abakunzi bacu bamaze kutumenyera, nyine nanjye ndi mutagatifu Nzayino Frederic. Ubwo tuje mu mugoroba w'ihumure wo guhumuriza abantu, nubwo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda twahuye n'amage tugahura n'ishyano, ariko nanone Yesu Kristo nawe yarapfuye arahambwa arazuka, kugira ngo abantu bongere kugira ibyiringiro byo kuzabaho by'iteka babana n'Imana, ariko nanone bishingiye ku byo Yesu Kristo yakoze. Ubwo rero twasuhuza kandi tunaha ikaze inshuti zacu zose aho ziri hirya no hino mu Rwanda. Dufite inshuti nyinshi, bose turabasuhuje muvandimwe. Abari mu bice bitandukanye by'u Rwanda biyumve mu ikaze, ikiganiro ni icyacu ni icyabo. Bakomeze kugubwa neza, dukomeze gusangira iri humure, ubu buryo Imana yagennye ihereza umuntu ijuru ibikorwa bye bitabigizemo uruhare. N'abera bose badukurikiye nabo turabasuhuje, tuzi ko baba badusabira kandi bagira n'uruhare runini wo kugira ngo ikiganiro ijuru ntirikorerwa gitambuke. Nabo twiringiye ko tubanye nabo kandi turi mu mwanya umwe nabo. Ariko David urabizi ko mfite inshuti, yego, mukecuru bibi hariya Rukira Kibungo. Yego kabisa, nawe turamusuhuje. Yego. N'abari Kibungo mwese bajya baduhamagara cyane, nabo turabasuhuje. Ubwo turakomeza nyine kuganira, byose Imana ibihimbarizwe. Ihimbazwe. Yesu ashimwe. Amen. Nanjye nshimiye Imana ko impaye kuba umushyitsi wanyu, nubwo ndi umushyitsi w'umusango, kubera ko nanjye dusangiye ivuko. Nanjye ndi umukiranutsi ku bwa Yesu. Mvuga ngo nashimira n'abakunzi ba Fine FM cyane cyane, ariko abakunzi b'ikiganiro ijuru ntirikorerwa, kubera ko iyo uhishuriwe ko ijuru ridakorerwa, uhishuriwe n'Imana, burya uba uribonye. Amen. Hanyuma rero nitwa Kagimbura Eric, nanjye nkaba n'umutagatifu n'umukiranutsi ariko ku bwa Yesu. Namenye impamvu y'urupfu rwa Yesu, menya burya ko ari njyewe yapfiriye, bityo bimpa ubutungane Yesu yari afite, kubera ko ubunyacyaha bwanjye nawe bwamugiyeho bumujyana mu rupfu. Yego. Uyu munsi abantu barizihiza Pasika, ariko njyewe ndizihiza Pasika y'iteka ryose, kubera ko nyine Yesu yazutse. Amen. Yarazutse rero nta gipfa, kandi uwo muzuko we usobanuye nyine kubaho kwanjye. Amen. Ibindi Imana ishimwe, turaza kugira nyine ibihe byiza mw'uyu mugoroba. Ni umugoroba w'ihumure nk'uko umuvandimwe wabivuze, kubera ko iyo umuntu nanone amenya ko ibyaha bye byabazwe kuri Yesu, ntiyabura guhumurika. Imana ishimwe. Yesu ashimwe nanone. Nanjye nishimiye kuba umwe mu bashyitsi banyu bavandimwe, nubwo nyine nanjye ndi
umushyitsi w'umusangwa nibyo rwose abantu ntabwo bari bamenyereye hano mu kiganiro ijuru ntirikorerwa ariko uyu munsi Imana yashimye ko nanjye tubana muri iki kiganiro yego rero amazina yanjye nanjye ni Irambona Nelson ariko nanjye nkaba narahiriwe ku Mana ngahindurirwa izina kubw'ipfa n'izuka bya Yesu Kristo ubwo rero iryo zina narahinduriwe nkaba nariswe umutagatifu nkaba narabaye intungane kubwo kumenya nyine ko Yesu yapfuye akanazuka yego ubwo rero nanjye abakunzi ba radiyo barakomeza kunyakira ariko nanjye mbakira turakomeza kubana muri iki kiganiro byinshi turakomeza kubiganira turushaho kumenyana bihagije Imana ishimwe amen. David ubwo twabibutsa ko ikiganiro ijuru ntirikorerwa yego kiri no gutambuka kuri YouTube channel yacu ijuru ntirikorerwa TV yego ubwo abadukurikiye n'ubundi naho bakomeza gukurikira ubwo n'uburyo turi muri studio nabwo babukurikirana ni live murumva ko byose ari byiza byose tuba tubishimira Imana kuko niyo ibikora yego Imana ishimwe. Ntabwo dutinda turasoma muri Matayo igice cya 28 turasoma imirongo 2 gusa uwa 6 n'uwa 7. yego ngewe mfite Bibiliya yera yego Matayo igice cya 28 ku murongo wa 6 n'uwa 7 ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze nimuze murebe aho umwami yari yaryamye nimugende vuba mubwire abigishwa be yuko yazutse amen kandi azababanziriza kujya i Galilaya iyo niho muzamubonera dore ndabibabwiye. Imana ishimwe. hano mfite Bibiliya ntagatifu ivanjiri kwanditswe na Matayo umutwe wa 28 ku murongo wa 6 ntari hano yazutse nk'uko yari yarabivuze nimuze mwirebere aho yari arambitse none rero nimugende mwihuta mubwire abigishwa be ko yazutse kandi ko agiye kubatanga mu Galilaya niho muzamubonera ngibyo ibyo nari mfite kubabwira. Imana ishimwe. Dushatse twagumana ibyo binyarwanda urumva ko ntibinatandukanye cyane ariko icyo bisobanura ni kimwe. Ibi ngibi imirongo dusomye n'iyindi banziriza n'indi ikurikira muri iyi minsi ni abantu benshi bari gukoresha ariko impamvu tuyigarutseho ntabwo ari uko si ukubera imenyerewe si ukubera ari mu gihe cya Pasika ntoya ntabwo ari ukugira ngo twibuke ko Yesu yazutse kuko ubundi n'abantu basanzwe nyine bari kuyikoresha bagira ngo bibuke ko Yesu yazutse ariko ikirimo ni ukugira ngo kuki tuyikoresheje ni ukugira ngo ahubwo twumve ese kuzuka kwa Yesu uretse kubisoma uretse kubivuga uretse kubiririmba ubundi kuzuka kwa Yesu byo bifite iyihe ngaruka kuri twebwe bifite iyihe ngaruka kuri nge bifite iyihe ngaruka ku muntu wese ubibwiwe bifite iyihe ngaruka ku muntu wese ubyumvishe akanabimenya urumva mbere yo kuzuka nyine yarishwe ariko yicwa n'amaboko y'abagome ariko ari Imana ibakoresheje kugira ngo ihane ubugomeramana bwacu yari yishyizeho nk'uko tumaze iminsi tubisobanura ariko noneho Imana icyo gihano yamushyizemo cyari kitewe n'urukundo Imana yakunze inyoko muntu ariko nanone inyoko muntu yahemukiye Imana. Ubwo rero urumva Imana ku butabera bwayo ntiyashoboraga kwirengagiza igihano yabwiye umuntu na mbere yuko acumura hashingiye ko yari yamubwiye ko narya ku giti cy'ubwenge bw'icyiza n'ikibi no gupfa azapfa ariko akiriyeho urupfu ruhita rumwokama ariko ubwo natwe tuba tumurimo tuba tubaye abo gupfa ndetse abo kurimbuka kuko Imana yivuze urupfu ivuze gupfa ibivuze kurimbuka ibindi byacu twita gupfa ibi by'umubiri ku Mana byo no gusinzira
hanyuma ubutabera rero ntibwari kubura kubahirizwa kuko imana ntijya yivuguruza. yego ni ukuvuga igihe kiragera rero ibona kurimbuka kwacu izaba itubuze burundu, nta n'umwe uzarokoka hashingiye ko twanduriye rimwe twese muri Adamu. Bihita binaba nyine ikibazo kw'inyoko muntu igiye kwibagirana kandi imana yararemye umuntu ndetse ibinezaneza byayo ari ukugira ngo izabane n'umuntu. yego noneho rero kubw'urukundo rwayo nicyo cyari gitumye mvuga nti urukundo rwayo yakunze inyoko muntu nirwo rwateye gupfa kwa Kristo, yego kuko Kristo niwe jambo wahoranye n'Imana, niwe jambo wari Imana, yahoranye n'Imana mu byaremwe byose nta kitararemwe nawe, yarakiranukaga imbere y'Imana mu kubaho kwe kose, kandi n'Uwiteka afite ubugingo bw'iteka. noneho rero Imana ibona ubugingo bwacu aho kugira ngo bubure burundu bujye Gehinomu buhenengere birangire buzimire, ihitamo gushaka umucunguzi, ishaka umucunguzi ikoresheje inama mu ijuru. Ibyo nabyo twabivuzeho hano kuri izi mikoro ubwo twasomaga mu Byahishuwe igice cya 5. umucunguzi nyine aboneka ari Yesu, kuko niwe wari ufite ubugingo buhoraho bwo guhongerera igihano cy'urupfu rw'iteka. araza rero aza mu isi yambara umubiri, ni Imana, ni ijambo wigize umuntu, ariko mu bwo kwigira umuntu nyine yambara umubiri. araza rero aba mu isi atunganira Imana nk'umucunguzi w'abari mu isi ku cyo Imana yababazaga, ariko amaze no kugikora asanga n'ubundi ubutabera bw'Imana bugomba kubahirizwa kubera ko abantu bamaze kuyicumuraho na mbere y'igihe. rero Imana imwapurikaho bwa butabera, imushora mu maboko y'abagome, baramufata, baramukubita, baramubabaza, baramutuka, bamuciraho, baramushinyagurira ibyo ibikomeye byose, mbega bamukozayo bagombaga gukora ibivume, ariko ibyo byose bikorwa mu cyimbo cyacu. ibyo Imana yamukoze byari ibyo gusimbura igihano cyacu cy'urupfu rw'iteka. tumaze iminsi tubivuga ntituri bubitindeho, ahubwo turaza gutinda ku muzuko, ndetse n'ubwo ngubwo ibyo birumvikanye, ariko nanone kubera ko nta wajya mu gihano ngo akivemo atakirangije keretse acitse. Yesu ntabwo yacitse. iyo usomye mu mirongo ibanza hano usanga ni Imana yohereje marayika wayo aza kumva ya Yesu akuraho igitare, Imana niyo yamuzuye, ariko iyo yamuzuye ni nayo yari yamwapuritseho ubutabera, ni nayo yari yamuhannye. ubwo rero yamuhannye imuziza ibyaha byacu, ubwo rero nanone igihano yakirangiza ikamuzura nk'igaragaje ko nyine igihano kirangiye. nagiraga ngo icyo kintu tuze kugitindaho bene data, tuze kugitindaho dusobanurira abantu ese ibintu biriwe bavuga mu nsengero hirya no hino ubundi bumvamo iki, bumvamo uwuhe musaruro? kuko abantu bagira ngo ni umunsi wo kwambara neza, ni umunsi wo kurya inyama, ni umunsi wo kunywa cyane, ni umunsi wo gusurana. oya ahubwo dukwiye kumenya neza igihishe mu izuka rya Yesu. Ese kuki yazutse kuko igihano yahanwaga cyari kirangiye, kandi icyo gihano cyari ikinyoko muntu. ibyo umuntu yabimenye ahita agira amahoro. kandi nshimiye Imana ibyo wabanzaga gusobanura, wabanje kuvuga impamvu yo gupfa. yego turaze tugere no ku mpamvu yo kuzuka. ujya kuntu umuntu yabaye umunyabyaha, abantu bajya banabyitiranya akagira ngo kuba ari umunyabyaha nuko yabeshye, ariko kuba umuntu ari umunyabyaha nuko yavutse ari umunyabyaha wabisobanuye. ariko Imana nayo ibonye ko umuntu yandurijwe muri Adamu, yapanze kumutabara, isanga rero mu bantu batabara umuntu ngo agire ubutungane, ni Kristo wenyine wari utunganye mu isi no mu ijuru. niwe wabonetse yemera kuza mbese gucungurira Imana abantu. noneho Yesu aje asanga ikibazo Imana yari ifitanye n'umuntu ni urubanza rwakatiwe urupfu rw'iteka. Yesu aravuga ati rero ndemera no gupfa. arabyemera kubera ko yagombaga gucungura umuntu mu mwuzuro.
Yesu rero asanga urubanza twari dufite Imana yadukatiye urwo gupfa. Yego. Yesu rero yemera ku rupfu. Ariko waruzi uti igihishe noneho mu muzuko, kuko Yesu Kristo yarapfuye ku munsi wa gatatu arazuka. Ubwo kandi kuzuka niyo Pasika. Niyo Pasika. Abadukurikiye babyumva. Kuzuka niyo Pasika. Noneho Yesu kuzuka kwe bisobanuye ikintu gikomeye. Ubundi abaduteze amatwi babyumve, kuzuka niho hahishe umukiro. Ni naho Satani ariko ahisha abantu cyane, araharwanya cyane. None se abantu benshi bavuga ko Kristo yapfira ibyaha byabo, yewe bakavuga ko nta na kimwe yasigaje, ariko akabahisha umuzuko, kubera ko umuzuko usobanuye ko ari irangiza rubanza. Umuzuko ubundi ni irangiza rubanza rw'inyoko muntu rwari rukuweho cyane. Noneho rero Satani kubihisha abantu bituma badasobanukirwa umuzuko kandi bawuvuga. Bituma abantu wizihiza Pasika nk'izina batazi icyo Pasika ivuze. Ndetse buriya usanga ahubwo Pasika abantu bavuga akenshi kubera kutamenya iby'umuzuko, bayibara neza iyo bari bayivuga kugira ngo babashe kumva. Iyo babasha kumva bareba kuri iriya y'Abisiraheli yo gucibwa, yo kunyurwaho kuri ya murimbuzi yaciyeho basize amaraso ku nkomanizo z'umuryango. Ariko ibyo kuzuka kwa Yesu ntibabitindeho ngo bajyemo barebe igihishe muri byo. Uzi ko Satani abafarisayo nta kindi bigeze Yesu azutse nta kindi barwanyije, kuko muri magambo twasomye ukomeje hepfo n'abarinzi bari barinze imva ya Yesu bagiye basanga abatambyi barababwira ati wa muntu twarindaga yazutse, twarinze kugira atazuka yazutse. Byananiranye. Bagira ubwoba cyane, baravuga ati mutongera kuvuga ibyo bintu, ahubwo turemera tubahe n'amafaranga, mujye muvuga ko abigishwa be baje nijoro bakamwiba. Ngo na bugingo n'ubu muri Isiraheli baracyategereje Mesiya wundi, kandi mu by'ukuri Kristo ariwe Mesiya nyine w'umukiza. Yaraje arapfa, apfira ibyaha by'abantu, arazuka kugira ngo tugirwe abakiranutsi, tugirwe intungane. Rero niyo usomye mu byakozwe n'intumwa nko mu bice 4, hari sinibuka menya n'umurongo wa 2, uzi ukuntu havuga. Haravuga ngo bababajwe cyane nuko bigishaga abantu bababwira yuko kuzuka kw'abapfuye kwabonetse kuri Kristo, kuri Yesu. Intumwa Yesu amaze kuzuka, umenye ko bababyeyi baragiye babwira intumwa, babwira ko Yesu yazutse. Ariko Yesu nyine nyuma yahaza no kubabonekera, bahabwa Mwuka Wera, batangira kuvuga ubutumwa bwiza bwo gupfa no guhambwa no kuzuka kwa Kristo. Ariko abafarisayo babona ni ikibazo, barababara cyane. Ariko sinumva abafarisayo, mpita numva Satani. Satani ahisha umuzuko, kubera ko umuzuko niwe uhishemo agakiza. Freddy, ubu ntubona abantu bose bamenye ko Kristo yapfuye, ariko bakamenya ko yanazutse. Satani abahomye. Natwe nicyo twamenye. Twamenye ko Kristo yapfuye, yapfiriye ibyaha byacu. Azutse tugirwa abakiranutse, niko ibyanditswe bivuga mu Baroma ibice 4:25. Satani rero arwanya, umva ikintu cyababazaga abafarisayo, ngo nuko kuzuka kw'abapfuye kubonetse muri Yesu. Ibyo bintu byabateye ubwoba, ngo barababaza. Kandi ubwo umufarisayo ni umuntu ufite umwuka umubwira ko yajya mu ijuru ajyanyweyo n'ibikorwa bye. Ahubwo twa Nelson Muvandimwe, ni uwuhe musaruro cyangwa inyungu yavuye mu kuba Yesu yarazutse? Niki byamariye abanyarwanda, niki byamariye abantu batuye mu isi? Yego, Imana ishimwe muvandimwe. Nanjye iyo numvishe iyo nkuru yo kuzuka kwa Kristo bashingiye ko ariyo yankijije, umutima wanjye wongera kunezerwa. Rero Imana ishimwe n'ubundi ku bw'aya magambo ibihishuye. Mu by'ukuri nyine urumva kuzuka kwa Kristo hahishemwe ibanga rikomeye cyane.
urumva kugira ngo abarinzi bari barinze imva ya Kristo batangaze bati yazutse, hanyuma shitani akorere mu bandi ababwira uti muzimangatanye ibyo bintu ntibivugwe nuko yari azibangariye mu kuzuka kwa Kristo. Mu by'ukuri rero abantu bakwiye kujya babyumva neza, izuka rya Kristo n'ubundi iteka ryose niryo tutangaza. Iyo turi hano, iyo turi mu nzira tugenda n'imikorere yacu iteka ryose tuba dutangaza izuka rya Kristo, kuko niho hahisha ibanga rikomeye cyane. Rero mbereye kuri nge icyo izuka rya Kristo rimaze cyangwa se umusaruro wavuye mu kuzuka kwa Kristo, Bibiliya bivuga neza, ivuga ko ngo yazukiye kugira ngo tugirwe intungane imbere y'Imana. Mwene magambo y'umuntu asobanukiwe izuka rya Kristo ahita anamenya ko ari intungane imbere y'Imana. Ariko ubwo shitani nawe impamvu abirwanya akaba arahombye kuko yashakaga abo yarimbukana nabo. Urumva iyo umuntu yizeye izuka rya Kristo, shitani aba bifitemo igihombo gikomeye cyane. Niyo mpamvu agira gutya akagira ate akabirwanya. Ariko mu by'ukuri umusaruro abantu bajya babyumva neza, umusaruro uhishe mu izuka rya Kristo ni uko umuntu wayishuriwe izuka rya Kristo ahita amenya ko ari intungane imbere, nta rubanza agifite imbere y'Imana, agifitanye n'Imana. Yego nibyo. Kandi nyine ni ibintu by'icyubahiro, ni ibintu by'igiciro kinini bavandimwe. Nk'uko mwakomeje kubihishurirwa, ibyo nibyo twamamaza. Iyo abantu bari kuvuga ko ari abanyabyaha kuri ubu n'igihe bazapfira, mu by'ukuri baba bari kwiciraho iteka. Baba bari kuvuga ko Yesu atishyuye umwenda w'ubunyacyaha bwabo. Ariko nanone Imana ishimwe ko turi gutangaza nyine amakuru ya Pasika, ko burya Pasika ntabwo ikiri umunsi, ahubwo Pasika ni ubuzima bw'umuntu wamenye ko yakuweho urubanza biciye mu rupfu ndetse no guhambwa kwa Yesu Kristo. Ubwo ni Pasika. Niyo Pasika. Pasika ubwo bivuze iki rero? Pasika, reka tuvuge Pasika yo mu isezerano rishya. Yego. Pasika yo mu isezerano rishya, iyo umuntu yageze mu iyo Pasika, abatazarimbuka iteka ryose. Bivuze iki? Ubwo bivuze ko nta waba agihuriye n'urupfu rw'iteka. Kandi ababaye intungane nk'uko wahavuze mu Baroma igice cya 4 umurongo wa 25, Yesu ngo yashyikirijwe abamwica azira ibyaha byacu, maze arazuka ngo tugirwe intungane imbere y'Imana, mbere y'umucamanza. Ubwo niba rero Yesu yarazutse kugira ngo tugirwe intungane imbere y'Imana, mwabigarutseho nuko igihano cyakabaye icyacu nicyo yafashe. Ariko nanone ntiyagitorotse ngo azuke atakirangije. Imana niyo yohereje marayika akingura igitare, Imana niyo yamuzuye. Ubwo rero gusobanukirwa izuka rya Yesu umuntu ku giti cye nuko ahita avuga ngo ubwo Yesu azutse kandi yari yapfuye ari njye ahanirwa njyewe sinzahana. Yego muvandimwe. Nyine biratangaje kumva umuntu yizihiza Pasika, sibyo? Ariko akavuga ngo ni umunyabyaha. Umuntu akizihiza Pasika afite ubwoba bwo kurimbuka. Umuntu akizihiza Pasika azi ko impanda ivuza ako kanya atajya mu ijuru. Umuntu akizihiza Pasika atanasobanukiwe icyo yamumariye mu by'ukuri. Ariko twari turi hano kugira ngo byiriwe bivugwa cyane, ariko bigatwikirwa ikintu kugira ngo bidasobanuka n'umumaro wabyo utaboneka, kubera ko Satani nyine nawe ni umuhanga mu buryo bwo gukora pirataje. Arabyemera, arabipirata, umuntu akirirwa aririmba Yesu wapfuye akazuka, ariko atazi urwo rupfu nikiri umumariye. Yewe utwumva, menya ngo urupfu rwa Yesu nirwo rusimbura kurimbuka kwawe. Ariko unamenye ngo kuzuka kwa Yesu ni icyangombwa cy'irangiza rubanza ry'uko w'igihano cyawe cyarangiye imbere y'Imana. Kubw'ibyo nta rubanza ugifitanye n'Imana. Aho ngaho nawe wahita wumva Pasika. Ubwo murimbuzi yaba kunyuzeho hehe no kongera kugira ubwoba bwo kurimbuka. Iyo niyo Pasika yo mu isezerano rishya. Mu by'ukuri ntabwo Pasika yabaye umunsi Yesu azuka. Pasika iba buri munsi mu ivugabutumwa y'umuntu abuhishuriwe.
ntabwo pasika yabaye none. Pasika iba umunsi umuntu yumvishe icyo umuzuko wa Yesu mumariye. Iyo umuzuko wa Yesu umenye yuko ari irangiza gihano ryawe, nawe uhita ubumwere mu maso y'Imana. Kutabyizera rero umuntu abiterwa nuko Satani yakomeje gupfukira akajya hishahisha, ndetse kugira ngo abantu bagumye baruhire ibyo batazabona, bagumye bahakane ibyizuka, ariko bari no kubiririmba. Yego muvandimwe, Imana ishimwe. noneho rero turi hano muri studio za Fine FM mu uyu mugoroba dutangaje inkuru nziza ko abantu bakwiye kuba amahoro. Pasika yarabaye, Yesu yazutse muvandimwe. Yesu yapfiriye ibyaha byacu. Yego. Imana ari imuhannye, ntabwo yishwe n'abantu, ahubwo Imana yakoresheje abantu baramwica, ariko yari ari guhanwa igihano cyawe wowe uduteze amatwi. kanyine mushatse kuvuga ko uwashinja urupfu rwa Yesu yarushinja nde? Imana. Imana niyo ikwiye kuba yashinjwa urupfu rwa Yesu. Niyo iruri inyuma. Niyo iruri inyuma kubera ko himbazwe ninjye yagombaga guhana, ariko nari nahamwe n'icyaha. Imana irankatira, inkatiye kubera urukundo igira rwinshi, inshakira umucunguzi wo kuza guhanwa igihano cy'ubunyacyaha bwanjye. Umucunguzi nawe arabyemera. Imana noneho imuteza abamwica, ariko imuhana igihano cyanjye. Nta kindi cyari urupfu rw'iteka. Ihana Yesu muri Yesaya yaravuze ngo Imana yaramushenjaguye, ngo igihano kiduhesha amahoro, cyangwa se igihano kiguhesha amahoro wowe uduteze amatwi, igihano kimpesha amahoro cyari kiri kuri Kristo umucunguzi wanjye. Imana imaze kumuhana rero, Bibiliya iravuga ngo twabambanywe na Kristo, dupfana nawe, duhambanwa nawe, tuzukana nawe. Nawe uri Satani warwanya umuzuko, kubera kurumva nimba twari turi kumwe mw'icyo gikorwa cyose. Uwabimenye wamushinja, umushinja ibyaha yakujyana no mu rukiko kukurega. Kubera ko rero yahanwe n'umucamanza utabera, kandi akaba atari umwesikoro, ntago yaba yarahannye Kristo umucunguzi wawe ngo nawe aci inyuma yongera kwishyuze. Yababaye umujura. Yahannye umucunguzi birarangira. Iyo ni Imana kandi iri kuvugwa. Iramwica, iramwihambira. Ariko ikindi gikomeye ni niyo yanamuzuriye. Niyo yamwizuriye. Wabifuza ukuntu bavuga ngo Imana ngo Kristo amaze kuzuka ngo aratuzamura. Yego. Ngo twicarana nawe iburyo mu ijuru turi muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Ubwo urumva guhisha kuzuka kwa Kristo ni mu buryo kandi abantu babivuga. Nitwavuga ngo Satani arabihisha, si uko utabivuga. Nawe uyu munsi ndetse wanijije Pasika, ariko urumva utari intungane 100% nk'uko Kristo atunganye. Ubwo rero birahishe cyane. Ariko uyu munsi Mwuka Wera, marayika yagutuma kwaba bantu nk'uko yatumye abagore kubigishwa, ukamenya impamvu yo gupfa, guhambwa no kuzuka bya Yesu, ukaba muri iyi si uri intungane 100%. Nibwo nabwo butumwa bwiza. Ukaba muri Pasika y'iteka ryose, atari Pasika y'umunsi. Nibyo. Ukabaho unezerewe, nta kindi twibwira. Yego. Hari umuntu bivuga ngo nibyo ndirimba, nibyo mvuga, shimumukizo udasiba. Nta kindi turirimba. Impamvu tumuririmba nuko yadupfiriye akanatuzukira. Tubaho mu buzima bwo kwizihiza Pasika, kuzuka kwa Yesu iteka ryose, si umunsi tubihoramo kubera ko twaraba gufa. Kristo atugirira ubuntu, atugira mu rupfu. Niyo mpamvu tumuririmba igikomera nazutse. Ariko kubw'icyo bene data, yego, nge numvishemo ikibazo, cyangwa se
inama natanga umuntu wese wumva atari intungane namubwira nti nareke kwirirwa yirushya avuga Pasika ni ukuri kuko ntayo yibuka kuko ntayamubayeho. ubwo umuntu uvuga Pasika ni umuntu wamaze kugirwa intungane nawe yumva mu mutima ko ari intungane ku bwa Yesu. ubu niwe wizihiza Pasika. ubwo ariko n'abantu bagiye babyumva neza impamvu kuzuka kwa Kristo hahishemo kugirwa intungane imbere y'Imana nuko Kristo ari we wabazweho ibyaha by'abari mu isi. Yamara kubarwaho ibyaha by'abari mu isi Imana yari yategetse ko umunyabyaha byanga bikunda agomba gupfa. ubwo rero kuzuka kwa Kristo byari bigaragaje ko umunyabyaha direct yarangije kugira gute gupfa, ko Imana noneho hazutse umuntu mushyashya utandukanye n'uwapfuye. ubwo rero uwazutse izuka rya Kristo rigaragaza ko habonetse noneho umuntu mushyashya noneho Imana yemera. ubwo mu yandi magambo Imana ikaba yibagiye wa muntu wa kera w'umunyabyaha. ubwo abadukurikiye nyine bajye bumva ko kuzuka kwa Kristo nyine impamvu bishemo kugirwa intungane nuko ibyaha byabo ibyo yari yapfiriye yarangije kubipfira ariko noneho akaba azutse ari intungane, hakaba hazutse umukiranutsi mu yandi magambo. akaba ari nabyo umuntu akeneye kwizera ko ibyaha bye ari byo Kristo yazize akaba azutse ari intungane noneho urya muntu wa kera w'umunyabyaha akaba yasigaye iyo. nibyo umuririmbyi ariwe ngo yambwiye ko ndi umunyabyaha ndihana ndizera arankiza. iyo umuntu amenye ko ari umunyabyaha yizera izuka rya Kristo akaba arakijijwe. uko ni nako kwihana abadukurikiye mu kiganiro ijuru ntirikorerwa ntimutekereze ko hari ubundi buryo bigenze. kwihana nyakuri Imana yemera ni ukwizera ko urupfu guhambwa no kuzuka bya Yesu Kristo ko byagukuyeho urubanza ukagirwa umwere mu maso yayo. nk'uko n'ubundi mu Bakolosayi 1:22 bavuze ngo namwe bari baratandukanye n'Imana kera yiyingishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo kugira ngo ibashyire imbere yayo muri abera muri abaziranenge mutagawa kandi by'iteka ryose. ubwo ayo niyo makuru meza twari dufitiye cyangwa se dufitiye abanyarwanda n'abanyarwandakazi. iryo ni ryo humure ry'abantu bafite imitima ibabaye. abantu bari bafite ubwihebe nimuruhuke nimugubwe neza. ikibazo ku musaraba cyarakemutse. ku musaraba byararangiye. ku musaraba Yesu yishyuye umwenda w'ububi bwacu urarangira kandi urarangira. ubwo rero twabwira abadukurikiye ko iri humure turi kubaha ntawe ukirimbutse ku muntu wizeye ibyo Yesu yakoze. ariko se Freddy Karame uvuze ako kantu reka nkubaze. yego iyo uvuze ngo ntawe ukirimbutse kandi abantu bagikora ibyaha ubwo uvuze ko nta kurimbuka guhari kandi abantu bagikora ibyaha. ni ikibazo kiza muvandimwe. ubundi ibyaha abantu babitekereza nk'ibyo bazi basanzwe bakora ariko ibyiza by'umuntu n'ibibi by'umuntu byose nabyo ni ibyaha imbere y'Imana. niyo mpamvu kwizera ko urupfu guhambwa no kuzuka bya Yesu Kristo ko byagize umuntu umukiranutsi ku Mana cyangwa intungane bimuhereza ivuko rya kabiri ku Mana. iryo vuko rya kabiri rero rifite imibereho yaryo iva ku Mana nk'uko n'ivuko rya mbere naryo rifite imibereho yaryo ikomoka n'ubundi ku cyaha. ubwo rero kuba umunyabyaha cyangwa gukora ibyaha ni ikimenyetso nyine kigaragaza aho umuntu abarizwa. kuko iyo umuntu ari mu mwijima nyine agaragaza iby'umwijima ariko n'umuntu wizeye Yesu burya abavuye mu mwijima agiye mu rumuri. niyo mpamvu rero muvandimwe n'Imana ntabwo izarimbura abantu bahoye ibyaha byabo. naho nari nkubarije umuntu azarimburwa n'iki? mu rwandiko rwa kabiri rw'Ikorinto 5:19 aravuga ngo kuko muri Kristo Yesu Imana nimwo yiyungiye n'abantu bari mu isi ngo ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo ngo ntiyabikibabaraho ubunyacyaha bwabo. urumva ko Imana yamaze kwiyunga n'abantu birarangira. ikizatuma rero abantu barimbuka ntabwo ari ibyaha byabo
kuko imana irimbuye umuntu imuhoye ibyaha bye yaba yishyuje umwenda w'icyaha kabiri. ubwo ikizatuma abantu barimbuka ni ukutizera ko urupfu, guhambwa no kuzuka bya Yesu Kristo ko byaguhanaguyeho urubanza. icyo nicyo cyaha gihari, icyo nicyo giciraho umuntu iteka. ni nacyo Yesu yavuze kitababarirwa kuko cyitwa gutuka umwuka wera. kuko umwuka wera niwe uri mu isi uri kuvuga ngo umwenda w'icyaha ku bari mu isi warishyuwe birarangira. mu yandi magambo icyo kiri mu byo yapfiriye. ntabwo kiri mu byo yapfiriye muvandimwe. ubwo muratangaza amahoro. ni amahoro. ijambo ry'Imana riravuga ngo mubwire abantu banjye ko intambara zishize cyangwa ko zarangiye Karuvari ku musaraba. munababwire ko ubunyacyaha bwabo babuhaniwe kabiri, ariko n'ubundi ari Yesu ubuhaniwe mu cyimbo cyacu. nyine urubanza rwararangiye. ni inkuru y'amahoro, nta byacitse, nta ntambara zihari. kujya mu ijuru ni ubuntu. umuntu wizeye Yesu nta muntu asaba uburenganzira bwo kujya mu ijuru, kuko kujya mu ijuru uba uri umwana w'Imana, nta mwana usaba uburenganzira bwo kujya kuba iwabo. igisubizo cyunganira icyo ngicyo ni uko ubundi abantu bazarimbuka ni uko bazaba barakerensheje amaraso ya ntama w'Imana yabatangiwe. ngo kuko ngo niba Mose, ku bwa Mose wicaga amategeko akabona abashinja babiri cyangwa batatu yaraterwaga amabuye agapfa, ubwo ngo ntimugira ngo umuntu uzakerensa, uzakandagira umwana w'Imana ngo agakerensa amaraso y'isezerano Imana yamwejesheje ntazaba akwiriye igihano kiruta icyo ngicyo. bivuze iki rero? bivuze ko iyo umuntu ubundi guhanakana Kristo ni ukumva wowe Kristo ntacyo agufashije cyangwa ntacyo akumariye, ukumva hari ibyo uzakora kugira ngo witsindishirize. ubwo uri kumukerensa ndetse uba uri kumuhakana, uba uri gukandagira nyine Kristo, kubera ko we yaje kugucungura ngo akuzurize byose ubone ibyo ujyana, ariko iyo ubihakanye nawe ugomeza gukora ibyawe. rero twabwira abantu ko n'ubashuka ababeshye ngo hari ibyo bakora ngo bakayemerwa n'Imana, ni ukuri ni umushukanyi, uwo ni umukozi wa Satani, ni umwanzi w'Imana ndetse ni n'umwanzi wabo ushaka kubaheza mu irimbukiro. kujya mu ijuru ntibigombera inka nyinshi, bigombera amasengesho, bigombera amaturo. mbese nta kintu wakora kugira ngo ujye mu ijuru. niyo mpamvu n'ikiganiro hari cyitwa ijuru ntirikorerwa. ni ukubabwira ko uwakoreye ijuru ari Kristo wenyine, kuko niwe wari ufite no gutanga ubugingo, ariko akongera akabwisubiza. nubwo iyo abantu baza no kuzira ibyaha byabo Imana ikabahana urupfu ntibari kuzuka, Kristo niwe wari ufite kuzuka, gupfa no kuzuka wenyine niwe wari ubyihariye. niyo mpamvu ari wemeye, Imana yarebonye ko ari we wayikorera uwo murimo, agapfa azize ibyaha by'abantu. igihano cy'urupfu rw'iteka we akagikora iminsi 3 akakirangiza, ku munsi wa 3 akazuka, nko kwemeza ko burya ari kashimuruza ateye. abantu bakagenda bakayifata, bakagenda muri karitsiye bameze neza. nibutse umugabo witwa Baraba ngo yari afunzwe, yari umwicanyi niko biri buvuga. ariko umwicanyi cyangwa ruharwa muri Isiraheli burya yapfaga bambwe ku musaraba. noneho Pilato ngasuzumye imico ya Yesu cyangwa ingeso za Yesu, asanga Yesu ni intungane. noneho aravuga ati se iyi ntungane ndayica gute ko abayuda basheze? ariko ngo arafite itegeko ryo kubohora imbohe imwe mu mwaka, Pasika yegereje. aravuga ati ubwo rero mfite iryo tegeko, reka Yesu muhagarikane na Baraba. ndabizi neza ko bari vuge ngo Baraba ari ubambwa, hashingiye ibyo yabakoreye, bitume ndekura Yesu. bitume ndekura Yesu. ariko kubera ko Imana ariyo yishe Yesu nk'uko Fred yabivuze, yatsinzwe urugo ariko urwacu ruramutsinda. yaburanaga imanza ebyiri mu rukiko rw'Imana, urwe rwo yabaye umwere, ariko urwacu ruramutsinda, rumujyana mu gihano. niyo mpamvu Imana yagiye mu Bayuda bakavuga ati Baraba murekure, twirengagije ibyo yadukoreye, bamba Yesu. ariko ngo Baraba yagombaga nawe kubamba. ahari muri bya bisambo bibiri byambagwe na Yesu, wasanga hari cyagiye mu mwanya wa Baraba we nawe yari gupfa kuri uriya munsi. Baraba ngarataha. ariko nshaka kuvuga ukuntu Baraba nk'uwari kumubaza ati ko twari tuzi kufunzwe,
utashye ute baraba urajyahe bari kumuha akaruru bari kuvuga ati nsize mwene Yozefu ariwe bari kubaza bwa bwicanyi bwanjye ububi bwanjye hari undi babubajije iyo umuntu ahagararanye na Yesu agomba kuba umwere amen kuko Yesu yaje nyine yaziye abo bicanyi yaziye abo ibyo bisambo yaziye abo banyabyaha kugira ngo abarweho ubunyacyaha bwabo noneho umuntu we aba umwere imbere y'Imana Imana ivuga ati nkubazeho amaraso ya Kristo barabare nuko umuntu akizwa ni gutyo umuntu akira ubundi turi abanyabyaha bisaba ko tubarwaho ko gukiranuka kwa Yesu nta bundi buryo noneho twabarwa gukiranuka kwa Yesu nubwo umuntu avuga ati ariko se kuki mbona ntazi uko bimeze ngo tugende ubaze Yesu kuko niwe wapfiriye ibyaha byanjye ariko aranazuka nashaka kuvuga ukuntu nyine umuntu abarwaho gukiranuka kwa Yesu akubarwaho agataha mu mutima ari umwere akumva no mu mutima bigezemo kubera ko Imana ibikoresha kashi imeze nk'iy'umuriro irutiye umuriro buryo umuntu yumva mu mutima abaye intungane ariko impamvu yumva abaye intungane nuko na Yesu yabaye umunyabyaha bigakunda kandi atakoze nta cyaha na kimwe yakoze umwizere nawe aba intungane ntacyo gutungana yakoze Imana ishimwe ni ingurane ahari reka dutange na nimero yego abakunzi twaganiriye nabo batubwire icyo bumvishe wabona hari umuntu wabonye Pasika ntibyabura reka tuhe umurongo abadukurikiye mu kiganiro ijuru ntirikorerwa batuganirire mugiye kuduhamagara kuri 0788 54 15 02 0788 54 15 tubibutsa ko ingingo turi kuganiraho ni igihesha umuntu kujya mu ijuru twavuze ko umuntu abihabwa n'urupfu guhambwa no kuzuka bya Yesu Kristo ubwo namwe abagiye kuduhamagara nicyo muraba mutuganiriraho murakoze twakira wa mbere allo Fine FM allo Fine FM yagiye ikiganiro ni ijuru ntirikorerwa ni 0788 54 15 02 ariko ahari twabaha naho batanga SMS ubutumwa bugufi yego yibahe 0788 339 922 subiramo 0788 339 922 iyo ni nimero muri guherezaho message gusa ntimuyihamagare yego allo Fine FM yego mwiriwe yego murinde uherereye hehe yego wumvisha iki mu kiganiro niyo mu ngeri igisobanuro cya Pasika wacyumvise ndacyumvise ariko najyaga nyizize ariko ntazi ko Pasika isobanura iki ubu se uracyari umunyabyaha wamaze kumva igisobanuro cya Pasika ntabwo nyine umunyabyaha ubu ugizwe intungane mu mutima cyane rwose Pasika rero ihoraho kuri wowe nimba ubyizeye gusa munyigishije byinshi murakoze nawe turagushimiye inshuti yacu gubwa neza gubwa neza ujye uhora ukurikirana ikiganiro ijuru ntirikorerwa yego namwe murakoze cyane niyo mu ngeri yamenya amakuru yahishutse yamenya igisobanuro cya Pasika amen icyo bivuze kuri we ko ari uburyo Imana yamukuyeho urubanza rw'ibyaha akagirwa umwere imbere yayo ibikorwa bye bitabigizemo uruhare ahubwo amenye ko ibyo Yesu yakoze byamukiranuye n'Imana ko niko guhumurizwa kwa nyako abari kubipa mwe kutubipa muhamagare iyo nimero muri guhamagara ya message ni message ni ubutumwa bugufi gusa mushyimwe Hello
Allo Fine FM. Fine allo ntavuga Fine FM allo yagiye yagiye ariko ntacyo barakomeza guhamagara nta rubanza Imana ikibara ku bantu bizeye Yesu ntarwo abantu nibahumure abantu nibaba amahoro nibaba amahoro ninde uguhagarika umutima ubundi ko ari Yesu wabambwe nuguhagarika umutima wabambwe izere urebe kutarara mu ijuru shitani akoresha abantu benshi Fine FM allo allo Fine FM mwiriwe zamura ijwi yego nashakaga ko munsobanurira ku nsanganyamatsiko y'iki kiganiro ng'ijuru ntiharanirwa mumurize na hariya hantu havuga ngo mbere na mbere Imana yatumenye ngo tukiri urusoro mu nda ya mama birumvikana ko n'ubundi kumenya tukiri urusoro izina niba n'ijuru tuzarihabwa cyangwa tuzarihabwa nagira ngo mfashe kubona ijuru none se inshuti yacu nyine wowe ibijyanye n'ijuru ubifite ute niho twari guhera Imana uburyo yakumenyemo turi kujyana yakumenye nk'umuntu watandukanyijwe nayo kubw'igicumuro cya Adamu ikumenya nk'umuntu wononekaye udafite icyiza na kimwe muri we ngo Imana ibe yagishingiraho ngo ikwemere noneho kubw'urukundo rwayo rurenze uko rwamenywa igutangira umucunguzi araza ajya mu mwanya wawe yishyiraho ububi bwawe arabuhanirwa arakwishyurira ubwo rero nibyo twatangazaga ko umucunguzi yapfuye agahambwa akazuka azira ibyo watakoze ahubwo azira ububi bwanjye ndetse n'ubwawe ubwo tukaba twari turi gutangariza abantu nawe urimo ko wizeye ko urupfu guhambwa no kuzuka bya Yesu Kristo ko byabaye inyishyu y'ubunyacyaha bwawe ubu uyu munsi warara mu ijuru rara mu ijuru reka kwirebaho urebe ku byo Yesu yakoze inshuti yacu ijuru ni iryawe ariko ku bwa Yesu iyo niyo pasika twavuze ko pasika atari umunsi ahubwo ari ukumenya ko wakuweho urubanza bishingiye ku byo Yesu yakoze murakoze cyane inshuti murakoze hari mesaje hano ihageze umwami Yesu ashimwe cyane ndemera umwami Yesu ko yampfiriye gusa mfite ikibazo urugero ubu nikoze nkasambana nkicana igisambo bisobanuye ngo najya mu ijuru Fred yamusubiza nubwo atavuze izina rye yarakoze cyane nawe ijuru nyine ntabwo ari iry'abicanyi si n'iry'abasambanyi ahavugiye ari kuvugira mu ivuko rye ryo kwa Adamu aho rero turi kuvugira ko umuntu wizeye ibyo Yesu yakoze abatakaje iryo vuko ahawe irindi vuko rishya ryo ku Mana twabonye ko rifite imibereho itandukanye n'iy'abantu bakomoka kuri Adamu banza bitaho twongere Allo Fine FM urinde uherereye hehe Amahoro ni Oliva amahoro yego urabwo buntu ni ubukwize hose yego muvandimwe biza twebwe tuzayiborana rwose babyumva abantu twibutsa amaraso y'umwana w'Imana koko nibyo koko ngo yadukuye mu Egiputa aho Satani yicira abantu n'ibishyo twavuyeho rero byiteka ryose yego murakoze Yesu yarishyuye birarangira yarishyuye nta mwenda uhari ngo yanyishyuriye ya myenda yose atuma nera deni ko umuririmbyi yahishuriwe murakoze muvandimwe hari ubundi butumwa bugufi mwiriweho neza nagira ngo munsobanurire ijuru ntirikorerwa yego twiyicarire ntitugire icyo dukora
tuzajya mu ijuru gusenga tubyihorere mumfashe ni Evariste. Nibyo muvandimwe, ariko ubundi tunagarutse kuri wa wundi wa mbere n'ibyaha no mu buryo bw'abantu nta shema rihesha ababikora, ariko twagira ngo tunabibutse ko nushaka no kwiberaho uko wishakiye, ribu yo ntabwo amapingu yayabitse, bari bukujyane kandi urishyura ikiguzi cy'ibyo nyine wangije. Ariko ikindi yaravuze ngo ese ngo gusenga tubyihore, none se ubundi kusenga Evariste ujya wumva nyine ijuru rifite urihawe no gusenga. Twebwe twakubwiraga uburyo ubwo wabona ijuru, ahubwo umaze kubona ijuru nibwo wamenya gusenga icyo ari cyo. No gusenga ntusenga, ahubwo numara kubona ijuru nibwo uzamenya gusenga icyo ari cyo. Ahubwo ntigeze anasenga Imana. Nimba usenga na n'ubu kumva uri umunyabyaha, ni ikimenyetso cy'uko usenga nabi, ni uko usenga utaraba umukirano. Hasenga umuntu wamaze kugirwa intungane biciye mu rupfu, guhambwa no kuzuka bya Yesu. ubwo kandi byumvikane ko umuntu usenga ataraba intungane. Allo Fine FM. Allo, turakumva. Ni ingamu ya rogarutse. Akari kanjye bagiye kwabugira. Yego. Uko umuntu wahereza SMS avuga ngo gusenga tubyihorere. N'ijuru ridakorerwa. Ngiye mbona niyo gusenga byaba bitabaho. Nako n'ijuru ryaba ritabaho. Ugasenga niyo wagera, niyo wabona umunsi w'imperuka utabaho, ariko byaba byaragufashije byinshi. Gusenga icyo turi kuvuga ni igihesha umuntu kujya mu ijuru. Isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira, abantu basenga atari intungane bamenye ko badasenga Imana yo mu ijuru. Yego. Icyo nicyo gisubizo cyahuranyije. Yego. Niyo mpamvu Imana ntishobora kuvugana n'umuntu utari intungane. Murakoze cyane. Yego. Ari wari wohereje ubutumwa bwiza, hari ndabona ngo mbese ngo namwe muri abakiranutsi koko. Dr. Peter ashobora kuba hari atuza, ariko ndi umukiranutsi 100%. Kubera ko na Yesu yabaye umunyabyaha 100%. Ariko kuki icyo kintu abantu batacyumva? Reka tukivuge. Umukiranutsi turi kuvuga ni umukiranutsi ukurikije uko Imana ikora imibare. Yego. Ntabwo ari umukiranutsi ukurikije uko abantu babara iby'ubukiranutsi bwabo. Kuko umuntu yitonda umukiranutsi kubera aho batahuriye cyangwa aho bahuriye, ariko Imana yo yatugize intungane kubw'urupfu n'izuka bya Yesu 100% imbere yayo. Yego. Ibyo kandi ntibisubirwaho, ntibinasubira inyuma. Yego rwose. Iyo wizeye Yesu nukumera umera nk'uko tumeze, utameze atyo kandi ntazajya mu ijuru. Nibyo. Ngo bahe nimero ya bongere bashyireho message. 078 3392268. Iyo korezamo message gusa. Iyo ni ya message. Ikiganiro n'ijuru ntirikorerwa, tugiye kwakira nk'umuntu umwe cyangwa babiri bihuta. Kuri 07 nyine n'ubundi 88541502 turi kugenda tugana ku musozo. Naho ubundi abantu nibaruhuke. Ni muruhuke rwose, ibyabirukansaga Yesu imbaraga nyine za Satani yazimenaguriye ku musaraba. Twaje message Philippe Ikarama, amahoro bavandimwe, nanjye nejejwe nuko ndi muri Pasika y'iteka, ubu nkaba nta teka nzacirwaho. Ni mutagatifu Philippe. Amahoro gubwa neza mutagatifu Philippe nabo muri kumwe. Soze n'umuvandimwe mu bana. Wanyuma Allo Fine FM. Yiriwe neza, ni umunota umwe wonyine inshuti yacu. Urinde uherereye he? Yego. Nanjye nkabanda umuntu utangiye kuba nakenera ibintu byo gusenga no kwakira agakiza, sinzi uko mwashaka mwasobanura. Mu mvugo yahuranyije rero mu nshuti wacu, agakiza ukwiye kumenya icyo ari cyo, ni ugukurwaho urubanza, ni ukubabarirwa ubunyacyaha bwawe biciye mu rupfu, guhambwa no kuzuka bya Yesu Kristo. Icyo nicyo cyitwa agakiza. Birumvikanye? Urakoze. Ushobora no gukomeza kuduhamagara nyuma ya studio kuko iminota yarangiye. Bavandimwe, twashimiye Imana ku bwa byose. Mwabaha nimero duhereye kwa Kagimbura. Niyo nimero mwoherezagaho message 83392268. Ariko namwe tubashimira kuba mwadutumiye mu kiganiro kugira ngo twamamaze inkuru nziza. Yego.
mwakoze cyane namwe muvandimwe Nelson nawe bahe nimero yawe bashaka guhamagara nimero yanjye ni 0783431682 icyo navuga kuri Nelson bamenye ko n'abasore b'intungane barahari bamamaza ibya Yesu hari umuntu ukiranutse aravuze ngo arakiranutse ngo nitwa bikora Imana ndakiranutse murakoze Imana ishimwe nimwakire pasika n'ukuri kamuvandi 0783 4644800 uwo ni David basubiriremo David 0783 4644800 izo ni nimero turakomeza kujya tuganiraho waye ukumva ashaka gusobanuza tugakomeza kuganira hanze nibyo nanjye bampamagara kuri ingi tubari bari guhamagaraho ubwo bakomeza kudukurikirana n'ubundi kuri YouTube channel yacu Ijuru Ntirikorerwa TV tugakomeza gusangira ijambo ry'ubutumwa bwiza. Imana ishimwe yo isohoje iyi gahunda kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kubumvishe Fine FM. Imana ishimwe cyane.